sinzi indi myizerere wakiriye. Ukurikije uko bihagaze uku, ikigaragara ni uko itorero wasengeragamo cyangwa se wakuriyemo ntabwo ari rizagusezeranya, ufite irindi. Nongere nkubaze, ubu uzishima uryoherwe? Kuko ntekereza ko korali Goshene yakureze, wakuriyemo, ntabwo yakaza kukuririmbira, ntabwo yagaragara mu bukwe bwawe umeze utyo. Ibibazo 7 Imana yampaye kubaza uyu mukobwa Vestine ndetse na murumuna we. Icya mbere, mbese amajwi yanyu cyangwa ijwi ryawe, ubwo ni uyu wasezeranye, ni ubuhanga wize mu ishuri cyangwa ni impano Imana yakwihereye? Icya kabiri, mbese aho mugeze ni imbaraga zanyu cyangwa ni Uwiteka uhabagejeje? Icya gatatu, igikundiro mufite n'inshuti mufite, mbese mwaturukanye ku ifishi cyangwa se aho mwakomotse, aho mwavutse, inshuti mufitiye umunsi mwarahaturukanye? Icya kane, mbese ibyemezo byanyu na gahunda mupanga Uwiteka afite umwanya ungana ute ku ijana? Ikibazo cya gatanu, mbese mukurikije aho mwavuye, imbaraga zabazamuye ni izande kugeza aho muri uyu munsi? Mubitekerezeho. Ikibazo cya gatandatu, mbese imishinga yanyu yose kugeza kuri ubu bukwe, we Vestine, umujyanama mukuru wanyu ninde? Ni Uwiteka? Komera ujye imbere. Ariko niba ari abandi, Uwiteka atari imbere, harimo amarira. Icya karindwi, ko turi abagenzi berekeje mu gihugu cy'ijuru, mwibuka ko hariho iherezo ku muntu wese, ariko Yesu Kristo ashobora kubinyuramo akaza tukiriho tugihumeka. Mbese mumwiteguye gute? Mana idufashe kandi tugeneza cyane. Narwanye no kubiceceka, ndavuga nti ibintu ndabibaza, detaye zabyo reka nzibagezeho, nicyo nahawe kubivugaho. Ndagusuhuje wowe ufunguye iki kiganiro ukaza ku Mpandanyuma TV. Ukuvugisha ni mwene so Ndayishimiye Alphonse. Hari ukuntu tuvuga ibintu banakatubwira ngo ni ishyari cyangwa se ni ubuturage cyangwa se ni n'ubukene, ariko siyo mpamvu, ahubwo tuvuga tweruye kuko aricyo cyatumye tuza kuri izi social media cyangwa se kuri izi platform. Imana idufashe kandi tugeneza cyane. Ikibazo cya mbere nahawe kubaza uyu mukobwa nicyagiraga giti, mbese amajwi yanyu cyangwa ijwi ryanyu cyangwa se ijwi ryawe mukobwa wowe wakoze ubukwe, ni ubuhanga wize mu ishuri cyangwa ni impano Imana yakwihereye? Mu by'ukuri si uko mwagiye mu ishuri rya muzika, akada, ahubwo ni impano Imana yabihereye, mugenda mufashwa n'abantu zikomeza kugenda zaguka. Rero wari ukwiriye kuzirikana aho uturuka, aho iyo mpano ituruka, kuko nyamwanga iyo biva yimye uwo muhaye cyangwa se wabimuhaye. Kuzirikana Imana ishobora byose ko ariyo yaguhaye ibyo bikubeshejeho. Imana idufashe tugire neza cyane. Mukobwa, Imana cyane kuzirikana Imana yakugiriye neza, kuko ikintu ngiye cyanambabaje, wongeye usura muri eta wigeze gucamo mugeze murabihindura. Iyi foto murayibuka, mugenda mukadefiriza bigasakabaka. None umugabo washatse waje rwose imisatsi wayikoze ukuntu, ntabwo sinari kuguza gushaka ko nawe ndi umugabo mfite uwanjye,
ariko ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, nshuti yanjye, mushiki wanjye, menya aho wavuye, menya ko ari Uwiteka ukugeza. Wavuga ngo sinamutaye, ariko Bibiliya iravuga ngo mugume uko mwari muri, mukigira ibiki, mugihamagarwa. Sinzi indi myizerere wakiriye, ukurikije uko bihagaze uku, ikigaragara ni uko itorero wasengeragamo cyangwa se wakuriyemo ntabwo ariyo rizagusezeranya, ufite irindi. Nongere nkubaze, ubu uzishima uryoherwe? Kuko ntekereza ko korari Goshene yakureze, wakuriyemo, ntabwo yakaza kukuririmbira, ntabwo yagaragara mu bukwe bwawe umeze utyo. Ntabwo mbizi, kandi ntabwo bakaza ukurikije amabwiriza y'itorero, ntabwo bishoboka. Bazagutahira ubukwe mu buryo busanzwe, ariko ntabwo Goshene yakureze izishimira kuza kugutahira ubukwe umeze utya, ntabwo bishoboka. Ikindi, mbese umutima wawe urumva uhamanya n'Umwuka Wera koko ko ibi bintu wabikoze rwose wabisengeye? Reka tujye ku cya kabiri, cyangwa ngo mbese aho mugeze ni imbaraga zanyu cyangwa n'Uwiteka uhabagejeje? Kuko iyo yaba mwibukaga ahantu mwavuye, hari ibintu mwakitondeye, hari ibyemezo mwagafashe, hari naho mwagahagaze mukavuga ngo reka turindire Uwiteka. Umugabo witwa Nebukadinezari, nahise mzanirwa icyo cyanditswe, ngo yahagaze hejuru y'umujyi wa Babuloni avuga ngo ngiyi Babuloni, umurwa niyubakiye kugira ngo umpeshe icyubahiro, kuko yabonaga ari amaboko ye. Reka nkubwire, ntabwo ibyo mugezeho ari ubuhanga, si n'imbaraga cyane, ahubwo aho mugeze ni ukuboko k'Uwiteka kubirimo. Yagukuyemo bya bibindi. Wavuga ngo mbese wakibaza ngo mbese kureberwa ku misatsi, ariko ukurikije inzira byaciyemo kugira ngo ubugeze aho uri uyu munsi n'urwego wamaze gutera, wibaza ngo izi ntambwe nateye ese Uwiteka koko twaziteranye? Kuko ahantu mugeze uko muzwi ntabwo ari amaboko yanyu, ni Uwiteka wabikoze. Rero ntimuveho mwibwira ngo ni imbaraga zanyu, kuko ni Uwiteka wabafashije. Imana idufashe kandi tugenza cyane. Nebukadinezari uzi icyamubayeho? Nongere nkikwibutse rwose, nuko Uwiteka ngo yabonye yuko amaze gusa nk'uwizamuye. Kuko ndibaza ngo ubu Goshene y'iwanyu yayindi mwaririmbanye, babandi bimusanze, muzahuza mute? Babakecuru muzi ko mwakuranye bazahaguruka baze bari fiyeri yo kuza kubatahira ubukwe? Nubwo bazaba bari mu bukwe bwanyu, bazaba barimo nk'abantu basanzwe, ariko uwo mwanya w'icyubahiro cyabo bagakwiye kubonekamo. Ntabwo bizashoboka. N'umushumba wabatahira ubukwe azaza mu buryo busanzwe, mubwiye ngo ni mu buryo busanzwe. Imana idufashe kandi tugenza cyane. Ikibazo cya gatatu, nubwo ndi butinde muri iki kiganiro, igikundiro mufite n'inshuti mufite, mbese mwaturukanye ku ifishi? Imana idufashe tugenza cyane. Hari uko umuntu agenda akajya mu nshuti, ariko izo nshuti zikaza kubera urwego agezeho n'abantu ari kumwe nabo nahageze. Izo nshuti mufite, abantu muri kumwe, ni babandi mwaturukanye hahandi. Urebe niba koko ngo ubushobozi mugezeho n'imibereho mubayeho bitarabateye gutandukana no gutakaza za nshuti zanyu za kera. Ko ziriya zabakundaga nta kintu murageraho, zabakundaga nta kintu mufite, nta n'ikintu zibaziho. Zira ni inshuti z'ukuri. Zira nshuti ni inshuti z'ukuri. Kuko niba hari umuntu wakwitagaho, akakuganiriza, akakusengera, mugasengana, mukaririmbana, mbese mugasangira byose, uriya muntu ni inshuti y'ukuri.
sinshatse kugira ngo utandukane zo muri kumwe uyu munsi, ariko ibi bintu mwakoze za nshuti zanyu zibirimo hafi aho. Imana idufashe cyane, kuko akenshi ikintu kiboneka iyo hari n'igitekerezo gitanzwe mu bukwe nk'ubu ngubu nyine bwakozwe gutya, bavuga ngo ni amashyari, ni ubugome, n'ikindi kintu. Niko bimera, ni nako bivugwa, kubera yuko ngo mbese ngo habonetse umukwe w'igitangaza, ariko siko biri. Reka da, ahubwo niba ku ntangiriro y'ubuzima ugiye kubamo, ubuzima bwose usigaje ubutangiye umeze nk'aho mbese utisanzuye, umenye ngo n'urugo uko urugiyemo mbese ubwisanzure ari buke, umenye ngo mbese nyine witegura ibizakurikiraho. Nimba wari protected gutya, kugira mbese kudasakara ahantu hose, menya ngo n'ubundi urugo ugiyemo witegura ibizakurikiraho. Ariko wari ukwiriye, sinagusubiza inyuma, ariko wibaze ngo ndi kuri status, ndi kuri urwego n'inshuti za kera zo kwifishi. Kuko avuga ngo mwibuke amateka akomeye yanyu, mwitekerezeho, ni Imana ishobora byose yabazanye, inshuti zose mufite, abajyanama bose mwahujwe n'uko Uwiteka ari we ubazanye. Mumwikomezeho, niwe mwazananye, ni nawe abandi bose bagiye mwasigarana. Imana idufashe cyane, kuvuga ngo inshuti zose mufite, ibitekerezo byose bazabaha n'inama bazabaha, Imana ibaha akayunguruzo ko kubiyungurura, mugumane nayo. Imana idufashe cyane, kuko izi nshuti muri kumwe uyu munsi n'inama barimo kubaha, kuko inshuti hari igihe zigenda, ariko nibagenda muzasigara n'uwo mwazananye nawe, n'Uwiteka. Kandi nimuramuka ngo mu gihe bagihari niwe mukwiye gushyira imbere, mutavaho rero mugira ikibazo cyo kugira pressure y'inshuti no kubwira ngo nimugire mutya na mutya. Uwiteka dufashe cyane. Inshuti zanyu z'imbere ninde? Inshuti yanyu ya mbere ninde? Impamvu mbabwira gutya ni uko Umwuka Wera yayunguye akabona hari ukuntu Uwiteka musa mwamaze kumushyira ku ruhande, inshuti mukazishyira imbere na plane zanyu zose zikaba zirimo inshuti cyane, zikaba zibegereye kuruta uko Uwiteka ameze. Imana dufashe cyane. Ikibazo cya kane kiragira giti, mbese ibyemezo byanyu na gahunda mupanga Uwiteka afite umwanya ungana gute kwijana? Byese biza bihekeranye, kuvuga ngo bihagaze bite? Nahawe ijambo ryo muri Yakobo igice cya 4 umurongo 13 kugeza 17, haravuga ngo nimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka dutunde tubone indamo, ubwo ni inyungu, nyamara mutazi ibizaba ryari ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihu kiboneka umwanya muto kigahera ko kigatumuka cyangwa se kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi ngo umwami Imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na dutya. Ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigezaho, bene iyo myirato yose ni mibi. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Imana idufashe tugire neza cyane. Reka mbaze, umuntu wakugiriye inama yo kwigira gutya, gutyo ukurikije aho wavuye, ukurikije uko uhagurutse, ninde? Uti ntihataye Imana. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese aguma uko yarari agihamagarwa. Sinzi ubutumwa wundi wakiriye, ntabwo nzi undi mushumba uzagusezeranya nkurikije uko nawe ukubona. None reka nkubaze, ubwo mbese kwa ngo planification zanyu zihagaze zite n'Uwiteka? Inama mwagishije Imana ziri ku rwego? Ibintu murimo mwabisengeye bingana bite?
cyangwa ni planification mentale n'inshuti n'ibindi basi nk'abanyabwenge mugahita mubicishamo. Nyamara Uwiteka muramukeneye. Inama mwagishije Uwiteka zirangana zite? Imitima yanyu iraremeza neza yuko ibintu bihagazemo mwarabigishijemo Imana inama? Umujyanama mukuru mubiri ibintu murimo nuwuhe? Mbese mubihagazemo ku rwego Uwiteka yakaza aje kubabwira ngo nimugire mutya, cyangwa ni ukubabwira ngo nimugende? Ngaho nimugende. Bitari byende kuvuga ngo nimugende, ubwo ni irindi jambo ryakoreshwa, akaba bateze ejo byabakomeranya akaba aribwo mugaruka. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ndikumva mfite mbese muri gihe harimo ifuhirira riremereye cyane. Yakobo rero yaravuze ngo gupanga by'ubwenge nta sengesho nta no kugisha Imana inama. Ibyo bintu mushatse mushyira umupira hasi, kuko Uwiteka ari ufite urufunguzo rw'ibizaba. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ikindi ngo mbese mukurikije aho mwavuye, imbaraga zabazamuye n'izande kugeza aho muri uyu munsi. Nuko muzi kuririmba kurusha abandi. Hari abandi bari bazi kuririmba, ariko Uwiteka ashyira amavuta ku bitugu byanyu, iminwa yanyu arayikomeza, musohoye ijwi rirumvikana rigera kure, kuko Uwiteka bishatse. Kunzi ko hari abahanzi nzi mu myaka mfite, ndi mukuru, nagiye mbona bagiye baza bakunzwe cyane, indirimbo zabo zicurangwa ahantu hose, ariko bari muri gospel, bageze aho baratandukira, bagenda basubiza inyuma ibirenge gake gake, ariko ubu bashatse ntabwo bababona, bazwi kuri record gusa, ariko ubu ntabwo bakigaragara, ntabwo wamenya ngo bari hehe. Namwe rero mwitonde, uko mwahagurutse mwibaze ngo ese uko twahagurutse, uko twaje niko tukiri, cyangwa hari gusubira inyuma kwabayeho. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Niko dukwiye no kumera kuri buri muntu wese wahamagawe n'Imana. Ugomba kwibaza ngo mbese uko nahamagawe, uko naje ndi kumwe n'Uwiteka, niko nkiri, niko ngihagaze, cyangwa hari ibyabaye byatumye nsubira inyuma, hari ibyasubiye inyuma uko nabanaga n'Imana. Urwego muriho n'Uwiteka uhabagejeje ni amashwanga natese mwize. Hari ishuri rya muzika mwize, umva ni impano, ni Uwiteka wabateruye abatereka ahantu. Ntimubirebere mu mbaraga n'ubuhanga. Inshuti zose zizabashimagiza ngo murakomeye murabasobanutse, mubihorere. Kandi niba byarabateye, kwihana nicyo cy'ingenzi, kuko umuhanuzi umwe akaba n'umwigisha, ngo yagiye ahantu agiye kwigisha, baramutumiye, barakoze amapankarite ku mabillboard, ibintu bicaho, ibintu bikomeye, bati dufite umwigisha ukora Imana, ikoresha imirimo n'ibitangaza, muzazane abarwayi, muzazane abantu bose, mbese muzaze, Imana izakora ibikomeye. Abantu barahurura baraza, ariko ngo bahageze nawe ubwe none ngo ubwibone buramufata, Satani aramutera ubwibone buramufata, avanga umuriro uraje wake, ariko kubera ubwibone azamuka ngo yishyize hejuru, kuko ngo Imana nisanzwe imukoresha, avanga ngo niyi munsi ibintu bigiye gucamo. Ngahageze buriya akamabwire uzafata ibintu ubitandukanye. Hari ubuhanga umuntu aba afite rwose, ubona ko yakuye no mu ishuri, ariko n'ibintu biba ari impano. Ubuhanzi bwanyu ntabwo ari ubuhanga, ahubwo ni impano Imana yabahaye. Rero iramutse ikaze gato byaceceka. Imana idufashe cyane. Arazamuka ngo ageze kuri stage, aho yagatangiye kubwiriza, ngasomye ijambo abura n'ubusobanuro na buke, arikarakara buri akantu na kamwe, ngaraseba buri kintu avuga, ateruye ibyo kuvuga biranga. Mbese umuntu bazi ko ari gukoresha amasaha n'amasaha muri service bari bamuhaye, umva nta n'iminota 5 yamaze kuri stage, ngarangije ngaraseba ibyunzwe biramanuka, ngamanuka yacemere, waciye bugufi cyane, ati Mana umbabarire. Arimo amanuka, Imana yamubwira ngo iyaba uko umanutse ariko wazamutse, byari kuba ari ibintu bidasanzwe.
ariko kuko yarazamutse umva icyubaro cyabazamutse byamubereye bibi. Umva reka nkubwire, umva uyu musore sinzi aho avuka, sinzi itorero rye, sinzi uwo ari we, ariko nkurikije aho wavuye n'uwuriwe mukobwa ntabwo wari ukwiye kugenda gutyo. Reka da, suko cyane, ntabwo aribwo bwari uburyo. Kuko kuvuga ngo ngo amafaranga nako reka mbireke, utagira ngo ni amatiku, reka nikomereze, si no kubatega iminsi, reka mvuge ibyo natumwe nerekera aha ngaha. Icya gatandatu, mbese imishinga yanyu yose kugeza kuri ubu ubukwe, umujyanama mukuru wanyu ninde? Ni Uwiteka. Komera ujya imbere, ariko niba ari abandi umva ibitugu byawe bikomeze. Kongo ubu bukwe murimo mwatangije mukobwa, wowe na famiye yawe, umujyanama wa mbere ubukomeyemo ninde? Ninde ubikomeyemo? Ni marene, ni apotre, ni bishopu, ni pasitoro? Uw'imbere ninde? Ni mami, ni dadi, ninde? Kuko niba nta makuru wowe ufite, utarigeze uko ngo uba ufite amakuru, kuko umva usengera ahandi nakwihorera, ariko uri umuntu wabaye muri iri torero ukaba ugeze ku rwego nkuru, ugashaka umugabo nk'uyu uvuye ahantu nk'aha, ukagenda nta kubajije iki kibazo, wazavuga ngo nta kintu twigeze tumara. Ku itariki 6/15 mugafatira mugasezerana. Ufite ayahe makuru mbese? Ufite ayahe makuru? Ibintu Imana yavuzeho kwihuta ntacyo bitwaye, ntabwo ikibazo ari igihe, ariko ufite ayahe makuru? Umujyanama w'imbere mbese ahantu ikintu gitsikamutima, ikintu kigutera gukomera ni iki cyatuma mbese wumva ushikamye muri ibi bintu, kuvuga ngo let me forward, reka mbese nkomeze njye mbere. Uyu mugabo wawe umufite ayahe makuru? Imana idufashe kandi tugenza cyane, kuko hari igihe ushaka gutakambira Imana nyuma utagifite igaruriro, udafite ukundi kuntu ubigire. Karindwi, ari nacyo nsorezaho ndekera aha, ko turi abagenzi berekeje mu gihugu cy'ijuru. Mwibuka ko hari iherezo ku muntu wese, ariko Yesu Kristo ashobora kubinyuramo akaza tukiriho mu gutya tugihumeka. Mumwiteguye gute? Inzira mwatangiye, uko mwatangiye, iyo nzira muracyayirimo, imitima yanyu n'imitekerereze yanyu iracyari muri ya nzira mwahagurukiyemo. Kuko ngo iminsi irahita vuba, irahita yihuta, uko ihita niko benshi bapfa batamenye umukiza. Kandi iminsi uko ihita, Yesu Kristo ni nako gutungurwa no kugaruka kwe birimo kugenda bitwegera. Imana idufashe cyane. Rero mwikangure, mwe gusinzira muri uyu musozi, urugendo ruracyakomeje, kuko ntituragera aho dusiganirwa. Yesu Kristo yarabashyiriyeho akanya ko kuruhukiramo. Aho mugeze ntabwo ari Siyoni. Muri kumva? Mwikangure mwese, sibyo? Mwe gusinzira muri uyu musozi, yaba ari wowe mukuru na murumuna wawe. Reka rero nivugira ne kuvuga n'abandi. Mwe gusinzira muri uyu musozi, urugendo ruracyakomeje, kuko ntituragera aho dusiganirwa. Yesu Kristo yarabashyiriyeho akanya ko kuruhukiramo.
aho mugeze ntabwo ari Siyoni, mwe kuba nk'abantu bageze iyo bajya, mwe kumera nk'abantu bagafashe bashyikiriye, kuko Uwiteka icyo abashakaho nuko mutava mu nzira mwari murimo. Imana idufashe kandi tugenza cyane. Nuko narinje nta n'ayandi magambo. Uwiteka abashyigikire kandi abahe gukanguka mu mitima yanyu, mumenye icyo mukwiye gukora, kuko ibihe birakomeye. Kuko buriya ngo amagara ntabwo aguranwa amagana. Imana idufashe tugenza cyane. Ibifatika gutya biraboneka, ariko ubugingo kubuhomba bugushyira mu gihombo cya infinity kitarangira. Imana itugenza cyane. Wakibaza wambaza ngo mbizi gute ko kagiye guhomba ubugingo? Noneho iki kiganiro se ko kari gihe wagihawe kugikora. Imana itugenza cyane. Nsoreje ahangaha. Uwiteka abashyigikire. Icyo imitima yanyu igakanguka, imitima yanyu ikabasha kumva neza icyo mukwiriye gukora. Icyo gukora ni iki? Kikubiye mu nama nagiye ntanga. Imitima yanyu yongere ikanguke. Nibaza ngo Uwiteka watugiriye gutya, utugejeje aha, watureze tugakura, dukwiye kubana nawe gute mu byo twimirejemo gukora? Wowe ntarirarenga. Utekereze kandi usenge cyane, Mwuka arakugira inama. Icyo nifuza nuko wagira urugo ruhire, ariko ruyobowe n'Imana. Uwiteka akaba rurimo. Icyo nifuza je mu mutima wanjye nuko wakubaka urugo, nuko mwakomeza kugira umuhamagaro wuzuye mu Imana, mukabana nayo. Nicyo numva Umwuka yashyize ku mutima. Imana ibahe umugisha mwebwe bakurikiye iki kiganiro, mukamukigejeje ahangaha. Uwiteka abahe umugisha kandi abahire mu byo murimo byose kandi abashyigikire. Reka dusenga n'Imana. Mwami Uwiteka, icyo wifuza si uko umuntu arimbuka, ahubwo wifuza kuburira umuntu no kugira ngo yumve kandi agirwe inama. Ariko aba bahanzi bagenderera, ukora ibikomeye muri bo kandi ukora ibidasanzwe. Suka imbaraga zo kubabashisha, kubakomeza no kugira amaso akingutse azine ku cyaha n'igisa nacyo, kugira ngo bagabure umugisha wawe. Izina ryawe rikomeye ishyirwe hejuru kandi rihimbazwe. Umugisha wakoze gumana natwe muri byose, amahoro n'umugisha utanga kweze kubana natwe muri byose, icyubahiro guhimbazwa ndetse no gupfukamirwa bibyawe umuntu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo wakoze Uwiteka. Amen. Amen. Sawa, ibihe byiza, turabakunda cyane. Shalom. Shalom.